yitwa Miss Uwase Vanessa Raissa ku bantu bamukunze muri Miss Rwanda 2015 ndumva ari we wabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda icyo gihe. Mu ikamba ryahatanirwaga n'abakobwa benshi kandi beza, amahitamo yaragoye cyane, nibwo buryo ki rero umukobwa yisanze yabaye igisonga cya mbere cya Miss w'icyo gihe 2015. Uyu mukobwa rero witwa Uwase Raissa Vanessa yakorewe ibirori byo gusezera ubukumi bwe cyangwa se icyo twita nka bridal shower ku munsi w'ejo tariki ya 23 nibwo ibyo birori byiwe byabaye. Rero byari ibirori by'akataraboneka rwose, byishimiwe n'abantu benshi, inshuti ze zari zabyitabiriye cyane yuko wabonaga bisa nkaho ari ibanga, byari ibirori by'abantu b'inshuti ziwe za hafi. Rero uyu mukobwa ku bantu batamwibuka yamenyekanye mu rukundo n'abantu benshi, yaterewe ivi n'abantu batandukanye, niko twabimenye ahangaha, ariko abantu baje gutungurwa akundanye n'umusore umwe muri active, murabyibuka. Aho hagati yaho haje kuba iterana ry'amagambo rikomeye cyane, ariko ku kindi kintu azwiho ni umukobwa kuba muzi ku nshuti ze babona ni umukobwa uciye bugufi, abantu bakunda bisangaho ku nshuti ze za hafi. Mu gihe rero cya vuba, mu kwezi kwashize ndatekereza cyo nk'amezi 2, yakoze ibirori byo gufata irembo. Abantu benshi bibwiraga yuko hari ari ugusa, kuko byari ibirori by'akataraboneka, ubona yuko bihenze, biri classe. Nibwo rero umuryango w'uyu nguyu Dylan Ingenzi bajyaga gufata irembo kuri uyu mukobwa nyine iwabo kwa Uwase Raissa Vanessa. Ikindi kintu kivugwa kuri iyi couple, uyu mukobwa aherutse, urumva uyu musore witwa Ingenzi Dylan ni umuntu ngo ukijijwe mu idini cyane. Rero uyu mukobwa ku bantu babizi neza aherutse kubatizwa, ajya mu mazi menshi. Rero dusubiye ku nkuru y'umuntu witwa uyu Uwase Raissa Vanessa, muribuka ari mu rukundo n'umusore wo muri active, ntekereza ko ari Derek niba ntibeshye. Muribuka iterana ry'amagambo ryabaye hagati yabo, ubwo uyu mukobwa witwa Raissa Vanessa yavugaga yuko ngo uriya musore ari umwana, ni Derek ndatekereza, wo mu itsinda ryaririmbaga ryari rigizwe n'abasore 3 ryitwa active, niko ntekereza. Ntabwo tuzi irengero ryayo, tubaheruka icyo gihe nyine bahitinga, ariko ntabwo tuzi irengero ryayo. Rero ubwo habagaho hagati iterana ry'amagambo hagati yabo, nibwo uyu mukobwa yavugaga ngo uyu musore Derek ni umwana. Nibwo Derek yamusubizaga ati ntabwo ndi umwana, kuko iyo nza kuba umwana ntabwo ari gutinyuka kugira gute kunyiyamburira ubusa. Rero iryo terana ry'amagambo abantu ntabwo barikunze, hari harimo isesereza, niko navuga. Nk'ibyo bintu byo kuba umwe yariyamburiye uwundi ubusa ntabyo twari tuzi, ariko bamaje nyine kubishyira aho ngaho ku mbuga, byatumye tugera dute tubimenya n'ibyabiraho tutazi twebwe nk'abafana cyangwa se ababakunda cyangwa ababakurikira, turabimenya. Rero uyu musore ugiye kubana n'uyu mukobwa witwa Dylan Ingenzi, nk'uko nabibabwiye mbere uko ari umuntu w'umukizwa cyane, nibwo twagiye tubona uyu Vanessa, uyu mu Miss cyangwa se igisonga cya Miss 2015, agize atya arabatijwe. Ibintu biba byiza, byari ibirori nabyo rwose by'akataraboneka. Urumva umuntu ababaye icyaremwe gishya, niko tubyita, aba avutse ubwa kabiri ku rundi ruhande. Uyu mukobwa rero hanyuma yo kubatizwa, yarabatijwe, nyuma baza no gufata nyine irembo. Ikintu cyaje gutungura abantu ni ukuntu uyu mukobwa byandi bavuga niba ari aba Miss cyangwa se ubusireyi n'ibindi bintu bijyanye nk'ibyo ngibyo by'abakobwa baba ari ibizungerezi, nyine abantu benshi baba bakunda kureba no kwitaho cyane. Uyu mukobwa bya bintu byo kuvangurwa ishanga ruracyayirimo. Uyu mukobwa yinyabije mu kabari, uko yashyamiranye na bagenzi be, uko bagiranye ibibazo ntabwo tubizi. Icyo tuzi cyo ni uko uyu mukobwa yagiye aho ngaho mu kabari, aho bo bagiranye ibibazo ntabwo tuzi abo ari bo. Icyo tuzi cyo ni uko inkuru zo ku mihanda zivuga yuko byarangiye umukobwa arwanye na bagenzi be,
ku buryo rwose butari bworoshye, umukobwa bamukomeretsa ijisho, ubona yuko nyine abantu nabwo babitindaho, ku buryo abantu bakomeje kuvuga ati uyu mukobwa ubukwe nibutaha tuzabishima igezemo. Bavugaga yuko tuzashima nyine ari uko ubukwe bwabaye, uko ntabwo bimishaka kuntu ngo umuntu ari kwitegura, ari mu myiteguro y'ubukwe, yewe aranabatijwe, ariko bya bindi nyine biranze by'ubusireyi, agiye mu kabari kugeza ku kigero cy'uko arwana na bagenzi be cyangwa se banamwataka, bikaba ngombwa yuko bamukomeretsa ijisho. Ntabwo rwose ngo bamukomerekeje byoroheje. So ku rundi ruhande nk'abafana, abantu bamukunda, njye ku giti cyanjye ndashima Imana yuko uyu munsi iryo jisho rigize rite ari rizima. Ikindi kintu cyagarutsweho n'abantu rero ku ibi birori bye bamaze kumubona, bagarutse nyine yuko uyu mukobwa ashobora kuba agize ate atwite. Mwa bantu mwe, gutwita ni icyaha, ugira amahirwe aratwita, ariko abantu babitinzeho babivugaho ngo nimurebe ukuntu mu nda yiwe hangana. Ntekereza ko agiye kuba umuntu yatwita nta kosa ririmo, icyo ntabwo ari icyaha. Urumva, umwana ni umugisha, inzira zose yaba ajemo, n'ubwo abantu bavuga ngo hari igihe aza mu nzira zidakure cyangwa zitaboneye, urumva uko aba yaje ni nako Imana izamupangira iki uko yabaho. Ntekereza ko rero uyu mwana afite se, afite na nyina, ntabwo ari ibintu byo gutinda. Ku bantu bamukunda, mu musenge bikomeze bigende neza, mu bwego congratulations, ni byiza, ni iby'igikundiro. Mureke kwibuka ibyahashize, mureke kuzana ibintu byarangiye ngo mwumve uko kuba yaraterewe ivi n'abantu barenze umwe, babiri, batatu, kuba yarakundanye n'abantu batandatu. Wowe wakundanye n'abangahe? Nawe ushobora gusanga ufite iduze n'akakanya, ariko guca imanza ntabwo ari byo bibanguka. Buri muntu wese agira igihe cye, buri muntu wese ibintu birizungurutsa bikizungurutsa bikajya ups and down, ariko finally inkweto ikabona iyayo, cyangwa igiti cyose, nta giti kibura inyoni igira ite ikigwamo. Rero uyu nguyu nawe igihe kiwe kirageze, ubwo ari kwitegura, imyiteguro igeze kure. Ni ukuvuga ngo ubukwe bwabo buteganyijwe kuzaba ku itariki 6 z'ukwa munani cyangwa se 6 Kanama. Ibindi bikaba ku itariki 18 z'ukwa munani, nibwo ubukwe bwabo buteganyijwe kuzaba. Rero ntabwo dukwiye kuvuga ngo turabacira imanza. Ubwo ibyo birori byabaye bya bridal shower cyangwa gusezera ubukobwa bwiwe, n'ibindi byose bizagenda neza, nta gikuba cyacitse. Ibyamubayeho n'undi wese byamuba. Bose ni abantu baba barakundanye n'abantu 9 cyangwa 17. Rero nawe kuba ibyo bintu byarabaye, ubuzima burahinduka. Umuntu nk'uko yabatijwe ntabwo mugomba kubihuza n'uko yagiye mu kabari, ibintu birahinduka. Yego yarabatijwe arahinduka. Rero iki nicyo gihe cye, iki nicyo gihe cye noneho kigeze yuko agira ate agomba gukora ubukwe, noneho inkweto ibonye yayo. Ubu iki ngiki nicyo gihe cyiwe, twirengagiza ibyahashize. Ubu noneho iki ni igihe cye, ari mu bihe bye byiza. Beta kumusengera, apana kumucira urubanza ngo tuzemera igezemo. Se ni ukuvuga iki? Nta gitangaza aho ngaho rwose. Ubwo tumwifurize imyiteguro myiza n'ubukwe bwiza mw'abantu mwe, sibyo? Yatubereye mu minsi mwiza, abantu bakunze. Buretse ko amatora agira ibyo, ariko yatubera mu minsi mwiza, abantu bakunze, abantu bishimiye, abantu bumvaga ko icyo gihe ari we watorwa kuri iyo minsi 2015, ariko amatora agira ibyayo. Nibwo buryo ki yabaye premier dauphine cyangwa se first run up. Turamukunda nyine, ariko ubwo ntabwo yatowe kuko amatora yanzuye yuko atari we uri butorwa. Ntekereza ko icyo gihe cyari ku gihe cya Colombe, niba atari Kundwa Doriane, hamwe muri aho. So twaramukunze rero, ibya